ngo hitari mugeni mu gihe impuguke mu mibanire y'abashakanye zitangaza ko iki ari ikibazo gikomereye umuryango nyarwanda bitewe n'ingaruka giteza nk'uko bigiye kugarukwaho na Elias Dushimimana. Mu Rwanda 40% by'abakora ubucuruzi buto n'ubuciriritse ni abagore, ariko 25% nibo bonyine babasha kwaka inguzanyo mu bigo by'imari. Uko kutitabira gufata inguzanyo biterwa n'ibintu byinshi birimo kuba abagabo babo bababuza amahwemo, ku buryo bimwe uburenganzira ku mitungo cyangwa bakabaka amafaranga baguje mu matsinda no mu mabanki, bigatuma umugore atinya kwaka inguzanyo ngo adahomba, nk'uko bamwe muri bo bahangayikishijwe n'amakimbirane mu miryango bo mu mujyi wa Kigali babitangarije ATV. Abagabo badaha agaciro abagore bariho, kubana abantu bahanganye batumvikanye ntabwo biri byiza. Bivuga ngo niba abantu babanye bumvikane icyo bagiye gukora bakijyaho inama, ariko iyo bibaye kuvuga ngo umwe ngo ngire ikorera iki ndikorera iki, nta nama byije kwema amafaranga bisaba n'iki n'inyungu, kandi inyungu uko uguye mu kwezi ugenda wunguka, sibyo? Ubwo se we niba yaragiye akayatsindira byatsinda rikaza kumutera, sibyo? Bimaze kuza kumutera we yari kwishyura iki? Byari ngombwa ko bafata ibintu byo mu rugo bakabigurisha. Ahandi umugabo ashobora kugenda yagura nk'ikintu hirya akakibika ntakereka umugore, yagura nk'isambu ntayimwereke, yagura inzu bagashaka gutunga iby'umugore kandi umugore atazi iby'umugabo, yahure nta terambere riva mu rugo rwabo. Ni ukuzuzanya, mukuzanya mu byo mwashatse, mu byo mutarabona mukabasha kubigeraho. Ku mitungo bisaba ngo mwumvikane, mubijyane neza, mubyumvikanemo, ibintu byose mubikorere hamwe, mbega mugire iterambere ry'urugo. Ariko bibisambo baba isishize ari umudamu nzi wari ufite nk'akantu k'akabotike ariko yibana mu rugo rwe, noneho haza kuza umuntu w'umusore azamubwira yuko ari Imana yamutumye kugira ngo amubere umugabo, sibyo? Wa mugabo twa tuntu twose yaje aradusahura kugeza n'aho agera no ku myenda ye yarayitwara. Nta buryo ubona batemwa abagore babo se? Imyumvire nk'iyo ntabwo ikwiriye muri sosiyete. Umugore aguza amafaranga, umugabo akaba yayarya. Ubwo ni babandi b'abasinzi. Muri sosiyete muri rusange abantu nk'abo babaho b'ibigande, umva ko umugore nta jambo. Ariko ku mitungo ubundi umugore ni umuntu, iyo ushaka iterambere ushyira umugore imbere ugakurikiza gahunda ze mukajya inama, nibwo umuryango utera imbere. Biraduhangayikishije bitewe n'ingaruka uyu mwijyana uterwa n'amakimbirane. Aba baturage baboneyeho gusaba leta guhagurukira iki kibazo amazi atararenga inkombe, akajya habaho ibiganiro hagati y'abashakanye baba batangiye kurebana y'ingwe. Tuzi iterambere ry'umunyarwanda iyo batumvikanye, aho batumvikana, sibyo? Ubu ushobora kubana n'umuntu mutumvikana, niho havamo bwa bwicanyi. Urumva kumva ngo umugore yishe umugabo, hajemo amakimbirane, ni handi ubona havamo impfu zitandukanye, kumva ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo. Leta yagombye gukora ni ukubashyiramo ubukangurambaga, bakagira ubuyobozi bubegereye, bakabagisha akanama k'umugoroba kumwe abantu bicara hamwe bakaganira, bakagenda bungurana ibitekerezo bakababyeyi. Ako kakibaho nyine, ako ngaho n'abantu basigaye bigenga batazi uko bimeze, ariko mu byaro karahari, ariko hano i Kigali nagahari. Leta kongera akagoroba k'ababyeyi ihagurukire. Niyo yagujije amafaranga umugabo aba ashaka kuyarya. Umugabo iyo yapfushije ubusa bigira ingaruka. Ingaruka ni iyihe? Ni ukuza bagateza ya sambu yanyu cyangwa inzu baguhayemo keredi cyangwa ibikoresho, ugasanga mu bihombeyemo. N'abana ntibize, musubiye inyuma mu iterambere, mwakagombye kugera kure hashoboka bitewe n'imyumvire y'umugabo. Kureba ukuntu ibigenza igahagurukira icyo kibazo cy'abadamu giteye inkeke, natwe turabizi. Gambere Neste, impuguke mu mibanire hagati y'abashakanye, usaba abashakanye kwirinda icyababaza umwe muri bo. Ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru wa ATV ko ikibazo cy'amakimbirane ari kimwe mu bihangayikije cyane umuryango nyarwanda, bitewe n'ingaruka mbi gisigira umuryango. Ibyo kurya usange kwitumaguza abiri ajya abitamo amarira, ibiryo uri gutama amarira ntabwo byakunyura. N'iterambere ry'urugo rigindira, barya abana ntibashobora kwiga bishimye, barya abana ntabwo bashobora kumenya ko hari ikintu kizima bakorerwa ku mpande zombi. Usanga rero hagombye kwirindwa kumwe kari gukora undi ntakore. Ubushakashatsi bw'abapadiri b'abayezuwiti ku bufatanye n'umuryango Nyina w'Umuntu Organisation bwakozwe muri 2022 bwerekanye impamvu muzi zitera amakimbirane n'ihohoterwa bisenya imiryango.
Ihohoterwa ribabaza umutima ryiganje ku kigero cya 79%. Iribabaza umubiri ryihariye 73%, naho irishingiye ku mitungo rikagira 56%. Mu gihe irishingiye ku gitsina ari 48%. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango nayo muri 2019 yakoze ubushakashatsi ku mpamvu zitera amakimbirane yo mu muryango, aho bugaragaza ko amakimbirane yo mu muryango aterwa n'ubusinzi, aho buri kuri 52%. Ubumenyi buke mu by'amategeko, ubuharike, ubusumbane hagati y'umugore n'umugabo, imyumvire mibi ku ihame ry'uburinganire, imikoreshereze mibi y'umutungo ndetse n'ibindi. Elias Dushimimana, ATV mu mujyi wa Kigali. Koze cyane Elias Dushimimana. Naho mu gihe leta ikomeje kongera imbaraga mu buhinzi bagerageza kwegereza abahinzi nkunganire igamije korohereza aba bahinzi kubona ibirimo ifumbire n'imbuto z'indobanure n'ibindi, bamwe mu bahinga mu gishanga cya Karuruma ni mu mujyi wa Kigali igikora ku mirenge ya Gatsata na Gisozi mu karere ka Gasabo baravuga ko bagihura n'ikibazo cyo kutabonera izi nkunganire ku gihe, kuko nk'ifumbire mvaruganda n'imbuto mu gihe babikeneye